mubegere ababyeyi bahesha umugisha baramutse. nuko umubyeyi yagize ati nimurekeraho. nuko mutwemerere muhagarare hano Gitore aho mwitegeye imiryango yombi. Tuyishime karame gira itegeka baramu bawe iri kwimana. uramenya icyerekezo cy'uberekezamo. mbateze yombi mubyeyi, narigize ntimunyemerere muhagarare neza Gitore. nuko hanyuma muze kunyemerera kugira ngo Imana iguhaye bodusha imiryango yombi irabyanzuye. ndi nkawe utere intambwe imwe wegera imbere utere n'indi. nuko ngaho hindukira mu muryango waje kugusabira umugeni, none uzamura ibiganza nk'abakuru b'ibihugu, uzamura ibiganza. nuko amashyi menshi cyane mwokagira Imana mwe. nuko hindukira rero, hindukira ku rundi ruhande bigenze kwa kundi n'ubundi mukoma amashyi twakira umukwe mwokagira Imana mwe. hanyuma rero uze kunyemerera kugira ngo utere intambwe imwe erekeze hano, ndagenda nkuririmbira. zamura umuryo w'inanga tumutaramire. komeza ugendere rwose. nuko oroshya umurishyo ugahora ukiri aho ngaho unyemera utunga inkoni wowe watoreye kukuba bugufi. hanyuma oroshya umurishyo ukagira Imana we, hanyuma utunga inkono wowe watoreye kukuba bugufiya, hanyuma nawe agusanga kuri ruhangwamboni. ntureba amashyi menshi cyane kuri pare. Imana ibahe umugisha. hanyuma munyemerere basore namwe muhagarare neza. Imana irabangabije mu izina rya Yesu. ni ukuri kw'Imana. hanyuma murasa neza. ndi nkamwe nabwira mukikomera amashyi. ni ukuri kose. hanyuma rero narigize ngo mbaganirire namwe. murabona ko mwene wanyu Imana imuteye iteka, iramuzamuye mu ntera. ndabona harimo amuruta. mwebwe ko ntacyo mwibwira bimeze bite mwokabyara. hanyuma rero muraza kunyemerera mbabaze, hari ububatsi uri muri mwebwe, niba ni mwaragira gutya, niba ntawe urimo aragira icyo mwese muragira mutya, niba ntawe urimo. bose bagize batyo, bagize bati nta mugabo ubarimo. nuko muraba Kristo. hanyuma ni munde y'umwokabyara, muraba Kristo. musoma Bibiliya, ibyanditswe byera bivuga ko Yesu ari umugabo w'abapfakazi akaba se w'imfubyi. Yesu nta hantu nigeze numva avuga ko ari umugore w'ingaragu. hanyuma rero muraza kunyemerera mwururutse utwo tubando hasi, hanyuma mbasengere namwe Imana ibubuke nk'uko yibutse mwene wanjye. turabikora Gitore, ibyanditswe byera biravuga ngo kandi byose bikorwe kuri gahunda. nuko hanyuma murazamura amaboko nanjye mbasengere. ubundi mu mabwiriza y'Abanyarwanda bavuga ko iyo urambitse intwaro hasi uba utsinzwe. ubwo nta kindi kintu naba nkibabwiye, muransebeje nta kundi. hanyuma rero reka mbasabe rero muhindukire murebe shobuja. ubwo ngubwo uragira uki, umwe ku ruhande rumwe n'abandi, uko uzajya ubigenza niwe ubizi. murebe shobuja ntureba, muhange amaso shobuja. nuko rwose Garasiyana buriya bariya abahungu babaye amanitse se urabivugaho iki? bari Imana izabibuka. aho mwicaririzo nteme murakoze.